nagize ihungabana cyane ry'ibyo naboneye iri hakurya ibweramvura. bagukoreye hari iki? baduhurizaga ubuyobozi kandi twabita bene data aho batagufashije bakaguhamagarira ubuyobozi nabwo butagira icyo bugufasha. Barangiza bakavuga ngo umuntu ungana nawe gutyo nje umubiri wanjye n'uwa kera. Hari n'abavuze hano bene data mureke mbabwire uyu bantu musenga Imana ntabwo izaza n'amaguru ngo muyibone. Ntabwo uzaca ku muntu ngo mana ngo mpumugisha ngiye gushaka umugisha. Uce ku muntu wabuze amazi yo kunywa kandi ufite amazi yo kunywa wakamuhaye igikombe cy'amazi akanywa ukamucaho warangiza ukagenda ngo mana mpumugisha. Ariko hagati aho ngaho tuba muri iryo shyamba urumva umwana yajyaga kuvoma kuri ADPR ya Bweramvura barangiza bagahita bamusubizayo cyangwa bakamukurikirana ngo bamenye ngo ahana bimeze bite. Noneho ba bantu cyangwa abasekirite bo kuri ADPR bagahita batuhamagariza ubuyobozi. Baduhamagariza ubuyobozi aho kugira ngo wenda badukorere ubuvugizi cyangwa badufashe. Uwo mugisha uri gushaka uri kuwucaho. Yesu azababaza ngo azababwira ngo narabasabye nshonje ntimwampa, narabasabye ndafunguza ntimwamfungurira, mwanyuzeho munyima amazi yo kunywa nk'ibyo mboneye ahangaha. Hano hari abagore bankomerekereje cyane kandi bari gushaka Imana. Ndi no kuvuga banyumva bari gushaka Imana, bari gushaka Imana. Imana muriho murayicaho, mwarangiza mukajya mu biti ugasanga ntimwatekeye abagabo banyu ngo mwagiye mu butayu, ugasanga urataha mu rugo uri gutongana n'umukozi ngo uvuye mu butayu, ugasanga usize udashashe ngo wagiye mu butayu, ugasanga abana biriwe aho ngaho ntuzi aho bagiye, ntuzi aho bari kwirukira, ntuzi uwagonzwe, ntuzi uwabwiriwe, ntuzi uwambaye nabi ngo mwagiye mu butayu. Aho bukeye mwaramutse, aho tugeze ku gicamunsi mwiriwe. Ndizira rero ko mumeze neza, mbahaye ikaze ku Kariza TV nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero ikiganiro tugiye kugikorera mu ishyamba nk'ibisanzwe muri rwa rukundo rwacu tugira umunsi ku munsi. Turi ahantu mu ishyamba, ni mu mujyi wa Kigali ariko sindamenya ko bahita gusa naciye ahantu Kicukiro munsi ya Mount Kenya. Ni ishyamba mu by'ukuri ribamo umubyeyi ubana n'umwana we. Yarampamagaye ambwira ko afite inkuru yifuza kudusangiza muri rusange. Nukuri mfite amatsiko mwabantu mwe, hariho abantu bafite ibibazo. Nujya ubona ubyutse umeze neza ukanywa ka cyayi, ukarya umugati, ukaryama ahantu heza, jya ushima Imana. Mu by'ukuri hari benshi batabifite, hari benshi bifuza kumera nk'uko umeze. Ndagira ngo mbabwire ngo mu bibi byose cyangwa se mu byiza uko waba ubayeho kose ntukajye utongana ngo utonganye Imana, byose ujye ushima Imana kuko Imana niyo igena. Ni hariya rero reka twerekezeyo. Mu by'ukuri ndabona uwo mumama anari kumwe n'umwana we bicaye ahantu, niba ari ameza yabo ntago mbizi, bafite amashuka ngira ngo n'imifuka iri aho ngaho hasi, ngira ngo niho hari barara. Bambwiye yuko barara munsi y'urutare. Mu by'ukuri reka tuhagere tubasuhuze tumenye ngo se byagenze gute, byagenze gute kugira ngo wisange mu ishyamba n'umwana w'umuhungu. Umuhungu ngira ngo ufite nk'imyaka 8. Byagenze gute kugira ngo abe ari kuba ahangaha, byagenze gute? Twagiye urugendo rwe rw'ubuzima, byagenze gute kugira ngo uyisanga ahantu n'umwana mutoya w'umuhungu. Murakoze cyane kunyakira ku Kariza TV show. Mbere yuko mbona uyu mwana hari nko mu mwaka wa 2016 nibwo nagiye gukora ahantu akazi, cyangiye kugashaka mbura akazi bonyereraho, umuntu arashuka arangije antera inda, nta ruhare nabigizemo. Ubuzima burakomeza birananirana yuko uwo muntu se mwari mwakundanye yari bosi wawe? Ntabwo twakundanye, sinamuzi. Ntabwo twakuraye nkuko twahora gutya. Naburiye nzira. Yego. Anjyana umuntu ugiye kucumbikira, nari ndi umwana muto ariko mbere yuko acumbikira
yanyujije ahantu mbere yuko angeza mu rugo, amanza kunyuza ahandi hantu ankoresha ibya furambi ntago nari mbizi. Nyuma ubuzima burakomeza, ngize amahirwe. wari uje i Kigali se ugiye gushaka akazi, mwahuye mu Nari ngiye gushaka akazi ku Gisenyi. ku Gisenyi. Ku Gisenyi Niho mu rugo? mvuka mu karere ka Rutsiro. Nari ngiye gushaka akazi ku Gisenyi, maze mbona nza guhura n'umuntu hano wita Kayove, kuko abantu biri iwacu barakundirana. Arangije abona yuko ndi uw'iwabo, arangije ashakira ahantu akazi. Ngiye gukora aha hantu, nyuma y'amezi 2 biratangira biranga, nkumva imbaraga nazo. Ndangije icyo nakoze niki, natashye mu rugo. Ngeze mu rugo, mama abona yuko ntwite, arangije aravuga ati ninde waguteye inda, bimeze gute na gute. Noneho nanjye ndangije, kuko ntawe nari nzi, sinari kukubwira ngo n'uyu nguyu ngo bimeze gute. Ndangije nkajya mbura ikintu usubiza, bahora bamuza kunyekera buri munsi. Birangije banyirukana mu rugo, banyirukanye mu rugo ndigendera. Ubwo nari nkitwite. Ndangije nkomeza urugendo rw'ubuzima, ndara aho bwije. Ngize amahirwe, nigeze kuba ku kigo cy'ibitaro cyangwa ku bitaro bya Murunda. Ndahaba, ndahabyarira, mbyara n'umwana. Ubuzima burakomeza, ndataha. Ngeze mu rugo nabwo biba ibibazo, ariko umwana amaze kwegera hejuru mu myaka 4, ndangije njya gushaka akazi, ko nabonaga byanze pe, byari byanze kwicara mu rugo n'umwana n'iki, kumubonera icyo akeneye bigoye. Njya gushaka akazi mu rugo, nkajya mboherereza, ariko ntibyaje kugenda neza. Noneho mu minsi yashize, ndumva hashize nk'imyaka 2, nibwo nagiye mu rugo. Ngiye mu rugo barangije barambwira ati utwara umwana wawe ntago tumushaka. Utwara umwana wawe ntago tumushaka. Anjye rero ndi umuntu wumva ibintu vuba. Ese mvuga ni umwana n'uwanjye. Ese niba batamushaka kandi nkaba ndeba n'ubuzima abayeho nabi pe. Ubu ngubu hari ikintu cyahindutse, nubwo bikaze cyangwa bigoye, ariko mbere yuko mura nawe hari ikintu cyahindutse cyambere, nyuma yuko mukora mu rugo. Ndangije icyo nakoze niki, nahise mpamagara umukobwa w'inshuti yanjye atuye i Nyamata. Ndamubwira niko bimeze gutya na gutya mbigenze na. Umukobwa nta kindi yarambwiye ati umwana muzane mu rugo, nazabura ibyarya nta kibazo, no ku ishuri azajyayo. Umwana turaza tugaruka i Kigali. Arangije arakomeza ajya i Nyamata. Agiye i Nyamata hashize nk'ibyumweru 2 nanjye nasubiye mu kazi. Hashize nk'ibyumweru 2, arangije barampamagara ati mwana wapi ntashobotse, nyine uraza abana bagira amakosa. None umwana wo mu cyaro ageze wenda nk'ahantu hasirimutse, yizanira twa duco twe two mu cyaro. Arangije aravuga ati ntago twabishobora, nyine bamurega amakosa atandukanye, ngo yateye ngo imodoka, ngatera amamoto imicanga, ibintu nk'ibyo. Arampamagara ati uzumutore. Rero nta kundi nari kubigenza pe, bampamagaye mfite 10,000. Muri ibyo 10,000 uri mu kazi ko mu rugo? Yego. Muri ibyo 10,000 nahise mwoherereza motike. Ndangije duhurira i Nyanza, ndamutora, dukomeza ubuzima. Icyo gihe ikintu nakoze niki, nabonye nta cyerekezo namba afite. Uwo mwana ntabwo wigeze uganiriza abanyokobuja se ngo ube wamujyanayo? Barabyanze. Ikintu nakoze niki, ahise ngura agasafuriya, ko nabonaga nta kindi cyerekezo. Mu 10,000 nanzu yavamo tutarya. Ndangije ngura agasafuriya, ngura n'ikiringiti n'agasani ko gupfundikiza, ubundi dukomeza ubuzima. Ese nega tujya Nyabugogo. Tugiye Nyabugogo, ndabyibuka ko icyo gihe nahise afata imodoka ingeze i Bweramvura. Ndangije mbahatuba mu ishyamba ry'Ibweramvura. Nyine twabona uduceri tukagura agafu k'igikoma cya kawunga tugateka, ubuzima bugakomeza gutyo. Ubwo umwuka niwe wakuyoboye kujya muri iryo shyamba, cyangwa wari usanzwe uhazi, cyangwa warafuze ati ndagiye? Ntago nari mazi, kuko numvaga abantu bavuga ko bahasengera. Nyine numvaga ko ahantu basenga, nyine abantu basenga bagira neza. Uko bisa kose, icyo narwanyaga, numvaga umwana wanjye atajya mu buzima bwo mu muhanda, kuko mu muhanda
ari imico myinshi itari myiza. Urumva umwana ungana gutya yahuye n'abandi bana bo mu muhanda tuzi nawe uzi ntago bibasaba cyane. Ndangije icyo nakoze ni iki, twarakomeje ubuzima tubaho ngaho. Imana iza kungirira neza, hari umumama nandikiye ndamubwira ni bimeze gutya na gutya. Arangije amereza 10,000, arambwira ati ibi 10,000 ukuremo 5 wishyura inzu, umara kwishyura inzu ayandi 5 yazunguza. Harashize nk'amezi 2 tuba muri iryo shyamba, ariko hagati aho ngaho tuba muri iryo shyamba, urumva umwana yajyaga kuvoma kuri ADPR ya Bweramvura, barangiza bagahita bamusubizayo cyangwa bakamukurikirana ngo bamenye ngo ahantu aba bimeze bite. Noneho ba bantu cyangwa abasekirite bo kuri ADPR bagahita batuhamagariza ubuyobozi, baduhamagariza ubuyobozi aho kugira ngo wenda badukorere ubuvugizi cyangwa badufashe, bakadufunga. Mureke mbabwire, uyu mumama cyangwa se Vestina, uyu Vestina ataragira ibyo avuga, mu by'ukuri hano hantu ndahakomerekeye cyane. Imana imbabarire. Yego mpasanze abandi bantu ngo bari gusenga, nabwo batise umuntu ubyibushye nkawe gutya usonza gute? Harya hano ngo uhamaze amezi angahe? Amezi 3. Tumaze amezi 3 tutaba mu nzu muri make. Ahangaha naho uhamaze amezi 3? Yego. Mu by'ukuri ngo ni abantu baje gusenga. Ndababwira se mwa bantu mwe, njyewe icyo mfite ndagitanga. Hanyuma se ngo ubwo ngo araduhururije abanyamakuru ngo batwirukane hano mu ishyamba musengera. Bantu musenga, Imana ntabwo izaza n'amaguru ngo muyibone. Ntabwo uzaca ku muntu ngo Mana ngo mpumugisha ngiye gushaka umugisha. Uce ku muntu wabuze amazi yo kunywa kandi ufite amazi yo kunywa wakamuhaye igikombe cy'amazi akanywa, ukamucaho warangiza ukagenda ngo Mana mpumugisha. Uwo mugisha uri gushaka uri kuwucaho. Yesu azababaza ngo azababwira ngo narabasabye nshonje ntimwampa, narabasabye ndafunguza ntimwamfungurira, mwanyuzeho mu nyima amazi yo kunywa nk'ibyo mboneye ahangaha. Imana ivubira imvura ababi n'abeza. Muntu usenga, imbuto zawe zirihe? Hano hantu ndahakomerekeye cyane. Ngo mbese ngo umuyobozi w'umudugudu arabizi? Kubimenya ni inshingano ze, ntabwo ari bibi. Ariko se wowe ubimenya aka kanya ukoze iki? Gusenga kwiza Imana yemera ni imirimo myiza. Fungurira abashonje bagaburire, ubohora imbohe, usura abarwayi kwa muganga. Umuntu nagutakira ufite umuhe. Kandi gutanga bene data ntabwo ari ugutanga ufite, gutanga ni ukwigoma. Fata muri kimwe ufite
muri bimwe ufite mu butunzi bwawe uhereze mwene so. Ntekereza ko ariko gusenga kwiza Imana yemera. Ntabwo Imana izaza ngo igusange ngo mu butayu ngo mana ngo dore ngibi nibi ngo nkorera iki ngo kora iki. Ese wowe icyo ubashije gukora ukora iki mu byo ufite? Munyihanganire, ntabwo ndumva umutima wanjye urakomeretse. Hano hari abagore bankomerekereje cyane kandi bari gushaka Imana. Ndi no kuvuga banyumva, bari gushaka Imana, Imana muriho murayicaho, mwarangiza mukajya mu biti ugasanga ntimwatekeye abagabo banyu ngo mwagiye mu butayu, ugasanga urataha mu rugo uri gutongana n'umukozi ngo uvuye mu butayu, ugasanga usize udashashe ngo wagiye mu butayu, ugasanga abana biriwe aho ngaho ntuzi aho bagiye, ntuzi aho bari kwirukira, ntuzi uwagonzwe, ntuzi uwabwiriwe, ntuzi uwambaye nabi ngo mwagiye mu butayu. Ubutayu gusenga ni iki bene data? Musobanukirwe gusenga. Bibiliya ivuga neza yuko tuzabamenyera ku mbuto zanyu. Ariko wowe urabona umuntu ari gukorerwa ubuvugizi aho kugira ngo uhereze Imana icyubahiro, uti Imana niba ngibi ubirebe ubiherekeje isengesho, ahubwo jaruzi irakwishe. Abadayimoni baragufashe ngo barabirukana ahangaha ngo ahangaha ngo mbese ngo ahangaha ngo ni mu ijuru ngo ahangaha niho turira. Ese niba ariho murira reka mwene so naha hasubirizwe. Mana mvugiye ahangaha kuri uno musozi, uyu muntu simuzi, yarantabaje mutabarishije ibyo mfite kamera wampaye, nshobora kuyitunga umuntu Mana ugakora ibitangaza. Uyu ni umusozi basubirizwaho, sinzi ngewe sinanahazi, mwambaza agace nicayemo gusa nababwiye aho nanyuze. Ariko Imana irebera ababi n'abeza. Ndagusaba kugira ngo uyu mwene data umukure hano hantu, umukure kuri aka gasozi Mana, aryame mu nzu nk'abandi, umuhindurire amateka. Sinzi ikintu kitumye n'ubwa mbere nkoze ikiganiro gutya mu mujinya ungana gutya, sinzi ikintu cyatumye inza, sinari nanamuzi, sinari nanamubonye, just nukumpamagara ku busabe. Nemereye Umwuka Wera aranyobora. Imana ikora ibyayo. Ngenda ndatekereza twanasoza, wenda ngira ngo sinzi niba twanasoza, inkuru bwayo iri kwivugira. Uyu muntu musanze mu ishyamba n'umwana we w'umuhungu, muraza kumubona, yababwiye amateka. Hari aho bigera ukaburanirwa n'ukuri kw'Imana, ukabura epfo na ruguru. Ubwo nyine birangiye turakomeza tuza kuba dushakisha n'akazi. Ubwo amusista akanyoherereza 1,000 cyo kurya, wenda uyu munsi akakima, ejo akongera kuzama ejo bundi, gutyo cyangwa nanjye nagira ngo mpamagara, afitiye nimero nkamuhamagara, nkabona kuko twabanye, nkabona arafashije. Uyu munsi burakeye n'ejo bugarya. Yego. Ese dusubiye inyuma gatoya, iwanyu ufite ababyeyi bombi? Afite mama. Iwanyu ni hehe se? Iwacu ni Rutsiro navuze. Rutsiro. Kari kanciyeho. Ese ntabwo wasanga mama wawe ukajya kumufasha guhinga? Mama nabyo ni ikibazo. Ni ikibazo gikomeye cyane. Njye narabyifuzaga kubana na mama, ariko bitewe n'ibyo yambwiye, ngeze mu rugo ngo ntware umwana wanjye mujyane, nyine byarambabaje cyane. Mpita numva ko ngomba guhangana n'ibibazo byanjye, ntago nabyikururiye pe, mu by'ukuri nta ruhare nabigizemo. Mpita numva ko ngomba guhangana nabyo, nkarera umwana nubwo bitanyoroheye. Icyo mbasaba Imana ngo ibyo nanyuzemo umwana wanjye yere kuzabinyuramo. Yego. Ikindi saba Imana nuko basi Imana ingiriye neza mu kintu numva kiruta ibindi byose. Umwana wanjye Imana imuhaye ishuri, kuko birambabaza nyine iyo mbona abafite ishyaka ryo kwiga nubwo nyine byari byaramunaniye.
wigeze umutangizaho se? yego yaratangiye Mm. yarize ariko nyine ubwenge burabura, yasubiyemo mu wa mbere inshuro ebyiri. Mm. ubwenge yari nabwo bitewe na crise yo mu rugo, Mm. bitewe na crise yo mu rugo ubwenge burabura, urumva yazaga aherekeje abandi nk'inyuma ye ugasanga ari nk'abantu babiri. Mm. ubwo mbasaba Imana, ariko ukabona afite umwate n'ishyaka ubu ngubu aho twamariye ku bana, Mm. ubona afite umuhate n'ishyaka. noneho ejo bundi mbere y'uko ngo ahamagara nta gihe kinini gishize, Mm. byaracanze mbona biracanze, nyine nari nabuze ikintu muha, ndangije ndavuga sinzi umuntu nandikiye, ndamubwira ni nta hantu nanditse, ndabwira ni umuntu waba yishakira umwana Mm. ukorera Mm. azambwire. Mm. abashubije nabi baranuka, ariko nyine mbirengaho nanjye nisuzumye sanga nakoze ubupfapfa, sanga igihe tumaranye n'ahageze hari byinshi twanyuranyemo, wenda ahageze nawe arenda kugeraho ashobora kwishakishiriza. Mm. harabura igihe gitoya, ndavuga ni Imana imbabarire, nari ntekereje nk'abapfapfa. Oh. Mm. Komera. Hanyuma se ni ukuvuga ngo ise muherukana ubwo ntabwo muzi? ntawe nzi pe, uretse kumenya ngo karitsiye ni iyi ngiyi, nayo sinzi uko bayita. Mm. ntago nzi uko bayita, duheruka ubwo ngubwo, icyakora ashobora kumenya icyerekezo, Mm. nawe ubwo ashobora kuba atabizi, Mm. ashobora kuba atabizi, nanjye ntabizi. biri mu bintu binkomeretsa cyane. noneho iyo bambaza ngo se w'umwana bite ngo uzamujyane kwa se, ibintu byinshi Mm. bikankomeretsa cyane, bigatuma kuba muri ubwo buzima bahora bambwira nabyo bimvuna cyane. Mm. yego. Ubu mama wawe ntabwo byavuga nk'umubyeyi ukagenda ukari kwicara iwanyu mu cyaro n'umwana, cyangwa se ni ukwikundira mu mujyi? Oya, nk'ubu ubonye itike ntabwo wamusanga ati mama ndaje, ko umwana wawe ari mukuru, atari uruhinja ngo ruzamurushya ukajya wenda uhinga, ntabwo byashoboka? yego namusanga, ariko mu by'ukuri no mu rugo Mm. ubuzima nyine, icyakora dufite inzu yo kubamo, Mm. leta yaradufashije ubwo papa yaramaze gupfa, Mm. adufashije batwubakira inzu, ariko Mm. mu byo kuvuga ngo amasambu ibiki byo guhinga Mm. ntabihari. Mm. ntabihari, gusa icyo mbasaba Imana ni ukuba nanjye nuko bitashobokera, ariko ku Mana birashoboka. Mm. kuba nanjye nagira icyo nkora, ongera ishusho. Mm. nagira icyo nkora, Isiba yanze. Mm. nkabasha kuba narera umwana, Mm. ubuzima bugakomeza, Yego. nubwo biba bitoroshye. Mm. Bantu mudukurikira rero, amasaha arangiranye, nahuye n'ibintu byinshi cyane ahangaha ndi, ntabwo satana aba atworoheye mu by'ukuri, ariko reka duhinire ahangaha kubwo amashusho mbona atangiye kugaragara nabi kandi buranije mu by'ukuri, ngira ngo ibyinshi nabivuze ndetse ndaza gukomeza ngenda mbibasobanurira. Mu by'ukuri nta wamenya, uwakwifuza kuvugisha uyu muvandimwe afite telefone ye, ndaza kuyipininga aho ngaho, wakwifuza kumuvugisha yamuvugisha, ndetse n'uwakwifuza kumugira inama yamugira inama. Gusa mwa bantu mwe ntabwo byoroshye, n'ujya ubona rwose uriye ukaryama uri muzima, Imana ikagutiza ubuzima, ntukifuze ngo Mana ngo mpibyamirenge, cyangwa se ngo ndashaka kubaho uko uyu nguyu abayeho. Oya, shimira Imana uko uri niko bimeze. Hari abantu benshi cyane baruhijwe n'uno mubiri, barara hanze rwose batazi mu nzu uko bimeze. Ubu si imvura yaguye ubarizwa hehe, uryama he? Iyo imvura yaguye twaraye hano, turamanuka hariya hepfo, hari urutare runini cyane, tukagenda tukega mu mwaho ngaho cyangwa tukicara. Ariko muri iyi minsi ntabwo iri kugwa cyane, iyo tuzi ko ari mu bihe by'imvura tugorobereza hafi y'ahantu hari amazu, nko mu isatira, ukuntu imvura yagwa ukugama nk'umugenzi, yahita ugakomeza ukareba aho urambika agafuka gutya ukaryama, mu gitondo ukabyuka ugenda. Reka dushimire abantu badukurikiye, amahoro y'Imana bane namwe, ibiganiro nk'ibi ngibi naho utaha. Ciao, bye. Byakugendekeye bite iby'ubuzima?
byakugendekeye bite nshuti iby'ubu buzima tubabarizwamo nubwo bimeze bityo nshuti igiti cyatemwe kirongera kigashibuka nubwo bimeze bityo nshuti ufite umurengezi byakugendekeye bite iby'ubuzima byakugendekeye bite nshuti iby'ubu buzima tubabarizwamo